Alright. Uyu akaba ari morale afite impano yo gusobanura imigani. Morale ibyo bintu bakuvugaho nibyo? Burya icya mbere ni umuco, kandi umuco burya tujyaho tuwuvoma ku babyeyi, kandi bakunda kuvuga ngo utaganiriye na se ntamenya icyo sekuru yavuze. Rero ibyo byo kuvuga ngo nzi guca imigani ndabizi koko, kandi nkamenya n'ubusobanuro bwayo. Nta handi mbivoma, rero nabivomye ku mubyeyi wanjye. Umuvandimwe ngo wavomye ku mubyeyi. Ese wadusangizaho gatoya nk'umugani umwe byibura, ukaduha nka maonesho tukumva ubusobanuro bw'uwo mugani? Wenda sinagucira n'umwe, nagucira n'ibiri cyangwa n'itatu, nta kibazo. Hari nk'umugani tugereranyije, wenda reka mbacire umugani ujyanye n'ibikunze kubaho muri iki gihe by'abantu baryana ari abavandimwe. Aho ngaho ushaka kuvuga ati agaca kacakiye agahore, akandi karavuga kati uramenye nta biryana biguruka, akandi kati ndakurya habana abashaka. Bivuze ngo mushobora kuba muri abavandimwe muvukana, hakavamo umuvandimwe umwe muri mwe akagira ubushobozi, aho kugira ngo abazamure akifuza no kurya n'ibyanyu ibyo mufite, mbese akazana umwiryane muri mwebwe, mbese kandi byakabaye ngombwa ko abafasha namwe mukazamuka mukagira ubushobozi, ahubwo akifuza kurya n'ibyo mwaruhiye nubwo abarusha ubushobozi. Uwo mugani nicyo ushatse kuvuga. Urumva rero ko umuvandimwe ni hatari, arawusobanura kabisa, ukumva ko ako rero tubanze turekere aho turebe ibyo twafashe kwanza bimeze biti.